Hello friends and family, welcome back to our YouTube channel. Mukomeze supporting, subscribe, share, comment, muduhe like. Abashyashya nabo tubahaye ikaze mukore subscribe, supporting nk'ibisanzwe. Rero uyu munsi nko bisanzwe tugiye kuganira, twungurana inama, ngiye kubungura inama turebere hamwe uburyo bwo kugitanga neza. Ntago ari uburyo sama posteri, ariko hari ibyo wowe w'igitsina gore ugomba kwitaho kugira ngo ugitange neza. Ntago njya kuvuga ngo niki ino channel turi bino biganiro birebwa n'abantu bakuru, kandi tugomba gukoresha amagambo yiyubashye muri kubyumva. Uburyo bwa mbere rero cyangwa se intambwe ya mbere ni intambwe n'eshanu z'ingenzi, ariko reka tuvuge ko ari esheshatu, ariko eshanu nizo z'ingenzi. Turashyibona ya gatandatu. Eshanu z'ingenzi rero, intambwe ya mbere mbere yuko ujya kugitanga cyangwa se mbere yuko ujya guha umugabo wawe cyangwa se umupatena wawe, mbere ko mukora igikorwa ugomba kubanza ukabitegura mu mutwe wawe. Byiyumvemo ko ari cyo kintu ugiye gukora, byiteguremo, wumve ko ugiye kubikora. Iyo ni intambwe ya mbere ikomeye, bishyire mu mutwe ko ugiye kubikora. Nyuma rero intambwe ya kabiri cyangwa se indi etape ya kabiri, ugomba gutekereza ku ibyiza umugabo wawe agukorera. Irinde gutekereza ikintu kibi yakubwiye, irinde gutekereza ikintu kibi yagukoreye. Tekereza ibyiza agukorera, tekereza ko hari icyo yaguhaye, tekereza ukuntu ari mwiza, tekereza ibikorwa byiza gukorera, tekereza ukuntu wenda ejo bundi mwajyanye muri dushe. Tekereza ibyiza gusa, wirinde ubwonko bwawe gutekereza ku kindi kintu kitari cyiza agukorera. Iyo ni intambwe ya kabiri kandi ikomeye. Wowe ushyire kure ibintu byose bibi byaba byarakubabaje kuri we. Tekereza ku bintu byiza bishimishije cyangwa se bigushimisha, ututrip mwajyanyemo, tukorwa yagukoreye, utugift yaguhaye, wisetse nk'umuntu atekereza ku kintu cyiza umuntu yagukoreye agaseka. Dutekerezeho nawe, hanyuma bigufasha n'ubundi kugutegura mu mutwe. Niyo mpamvu ariko akantu twari twahereyeho. Icya gatatu rero ugomba gukora mu gihe mutangiye igikorwa, irekure mu marangamutima. Irekure mu marangamutima, muvugane, sibyo? Mwirekurire. Niba ari hari akoze ukumva urishimye, bimwereke ko wishimye. Niba ajyanye ku ruhande atari ushaka, mbese amarangamutima yawe yarekure. Niba ushaka kuvuga, vuga. Niba nyine irekure we muri wowe, wumve ko amarangamutima yawe yarekuye, uburyo uri kwishimamo bimurekurire. Irekure. Unari nakuri gutekereza ko bibyiza gukorera, unari nakutekereza ko ari we wawe. Yego, iyo ni intambwe rero ya gatatu. Yego, intambwe ya kane rero, ikintu kindi ugomba gukora, urakuraho ibintu bikubangamiye. Ishaka iyo wanayigiriye gatatu, bikuraho ibintu bibabangamiye. Niba ubona muri ahantu hari bukujene, kurekura amarangamutima bikureho. Niba wumva ari ahantu abana bari kubangamira akagusakuriza, tegura neza aho igikorwa kigiye kubera, ku buryo bitaza kuzitira ya marangamutima yawe kuyarekura. Uvuga ati baranyumva, cyangwa se nyine ikintu cyose wumva kiri bukubangamire mu gikorwa gikureho. Cyane radio, ku buryo wumva ko uri free, wumva ko nta kintu na kimwe kikubangamiye. Hanyuma rero iyindi ntambwe cyangwa se iyindi etape ugomba gukurikizaho, ibyo ngibyo byose n'ibyo uri gutegura we, ni madame cyangwa se mugore cyangwa se mukobwa ugiye guha umukunzi we. Niba muri mu gikorwa, wireka akora wenyine. Niba umuhaye nyine muhe neza, wireka akora wenyine, mufashe. Niba ureke kuryama nk'igiti, ureke kumera nk'igiti, mufashe nyine. Niba hari
hagushimisha kurushaho muyobora umubwire uti hano ndumva ari sawa. Gerageza nyine kumufasha wimuharira wenyine kuko ni igikorwa cy'abantu babiri, ntabwo ari igikorwa kiwe wenyine. Ntabwo ari kurongora, si ukurongorwa no kurongorana. Iyo mpamvu aba atari igikorwa kiwe wenyine wituma kurongora wowe. Nibyo wituma ari ubikora cyangwa se yego wituma bigukorerwa, ahubwo ni mu bikorane nawe mufasha. Hari igihe ushobora kumureka umugabo agacika intege kubera ari kubona ameze nk'ari gukorera ubusa, urishimye muri wowe ariko nturi kubasha kubirekura ngo bimwereke. Bigatubikana kubera inzitizi ikaba yanatinda kurangiza, kandi wenda yeye no kurangiza atakuvunnye cyane, ariko kubera ko wabaye gutyo, wabaye nk'igiti, nturi kumufasha, nturi kumwereka amarangamutima ahantu hagushimishije nawe ngo hagume kugira ngo wishime kurutaho, mbese uri kumuha nabi. Muhe neza rwose iki kintu mu gihe uri kubikora, kugira ngo igihe utabizi ariko gerageza wirekure, gerageza umufashe mu gikorwa, ntabe ari gukora wenyine. Yego none icyo yakishimira gikore. Hanyuma rero yindi ntambwe cyangwa se yindi etape, niba umugabo wawe cyangwa se umupatina wawe uzi ibyo akunda, bimukorere muri icyo gikorwa. Bimukorere niba uzi ko wenda akunda ko muri umufata wenda ku matwi, cyangwa se uri kumusoma, cyangwa se uri gukora ku ijosi, cyangwa se uri kumukora he na he, ikintu azi akunda kimukorere mu gihe ari muri icyo gikorwa. Kuko niba wenda ari muri mu gikorwa bisa nko kumufasha, sibyo? Kuko nabwo uba uri kumukorera ibyo akunda. Niba akunda ko umuvugisha, yego muvugishe. Niba wenda akunda ko ibya bindi akunda nyine, mu gihe ubishoboye bikore. Kandi byaba ari ikibazo ubaye utazi ikintu umupatina wawe akunda, wabikora rimwe kabiri, ariko bwa gatatu biba byiza iyo uzi icyo akunda. Cyangwa se umukore aho uzi hamuzamurira ubushake. Biba byiza iyo uhazi ukamukoraho kugira ngo hamuzamurire ubushake. Hanyuma rero ikindi kintu ugomba kwitaho, ubwo ni intambwe ya 6 ugomba gutera mu gikorwa, cyangwa se kugira ngo gitange neza, cyangwa se kugira ngo kimuhe neza, yishime avuga ati ni wowe, ntago nshobora kujya ku ruhande, ntago nshobora kujya hariya, ni wowe kabisa. Cyangwa se akajya n'ahandi ariko yaza akavuga ati uyu muntu kabisa, nubwo wenda ashobora kuba atari nka runaka. Rega abagore bose baba baryoshye, ahubwo uburyo butandukana n'uburyo wowe wamuhayemo, n'uburyo namuhayemo, n'uburyo runaka yamuhayemo. Ntago uburyo buba ari bumwe, ariko rwose ugasanga abantu bameze kimwe, ariko uburyo kinabikozemo cyangwa se uburyo namuhayemo nibwo buri gutuma agaruka, nibwo buri gutuma yumva atandeka, nibwo buri gutuma avuga ati ariko buriya tutanirengagije ko abashakanye bakorana ibikorwa byinshi cyane. Barahinga, bagakora ibiki n'ibiki, bakubaka amazu, ariko iki cyitwa igikorwa cy'abashakanye. N'umwihariko ni ipfundo ry'ibintu byose, ni ipfundo ry'ibyishimo hagati y'abantu bakundana, cyangwa se babana, cyangwa se bemerana muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rwose niba niko kubaka urugo. Kuki bavuga ngo nuko ni byitwa kubaka urugo? Kubera yuko iyo hantu bipfuye, usanga umuntu afite umushiha ataza aho yakura, usanga umuntu atishimye mu bundi buryo, ugasanga uri umuntu w'umutima w'imico myiza, ariko kubera ko hantu bipfa, ugasanga arajya guca inyuma ku ruhande, kubera ko wenda utarubizi. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo twungurane inama, turebe ni gute abakunzi bacu yego twabashimisha. Ikindi rero, indi ntambwe ugomba kwitaho, shimira umupatina wawe ibyiza yagukoreye
mu gikorwa. Mushimire, ibuka kumushimira. Ushobora kumushimira hagati mu gikorwa bitewe n'akantu agukoreye, ushobora kumushimira igikorwa kirangiye, yego birangiye ukamushimira, mushimire, umubwira amagambo meza, umubwire ibyiza yagukoreye. Hanyuma rero kandi ibyo byiza n'ubutaha ujya kukimuha ujye wibuka bya bintu byiza yagukoreye ubushize, umire nkaho wumva ubikumbuye, bari bitekereza, wiyumvisha umubiri wawe ko ubikumbuye, no mu mutwe wawe wumve yuko ubikumbuye. Ibuka kumushimira rero hagati. Umugore ashobora kurangiza mbere y'umugabo, niba arangije mbere y'umugabo nta gikuba cyacitse, nibyo byiza. Kugira ngo umugabo arangize mbere yawe, we wamutanga kuko ushobora kurangiza inshuro 1, 2, 3, we taranarangiza na rimwe. Ya nshuro rero urangije wenda uri kumutegereza, ntago bikwiye ko ugomba kumushimira. Bimuzamurira ubushake nawe agakomeza kumva ko atari gukorera ubusa, akumva yuko ibyo ari gukora urimo urabishima, cyangwa se biri arimo akora biri gutanga umusaruro. Akubura abagabo se bakora buriya cyane kurusha abagore. Niba baba bitwe turyoherwa n'abagabo. Oya, n'abagabo bararyoherwa. Bararyoherwa amasegonda yanyu gusa. Nibyo ra mutubwire. Nge navuga nk'umugore kuko simbiza ariko